umunsi mwiza sinza ibagirwa na rimwe. Nizere ko mumeze neza, nabashuje cyane rwose. Ni Harimana Domisiyo, umwarimu wanyu, umwarimu wa muzika nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero nk'uko mwabibonye, indirimbo igezweho tugiye kwiga ni indirimbo y'impara yitwa Umunsi. Umunsi nk'uko mwabinyandikiye, ngira ngo ndetse ni na benshi babinyandikiye, uburyo amanota agenda ahererekana uva kuri rimwe ujya kuri indi. Indirimbo yo nyishyize muri do. Ntabwo kuba indirimbo nyishyize muri do bivuze ko ari hicurangirwa. Wenda ni isomo ndi kuritangira, ariko ushobora no kuyicuranga no mu yindi gamme. Rekana nabivuge, hari indi gamme ukeneye ko twayicurangamo bitewe n'ijwi ryawe. Do hashobora kuba ari hasi cyangwa ari hejuru, avuga uti reka kire nko muri re cyangwa muri fa cyangwa muri sol cyangwa muri si cyangwa muri mi bemol cyangwa muri do diez. Aho washaka wanyandikira muri comment akaba ariho tuyishyira. Uyu munsi tugiye kwicurangira muri do rero, aho dukoresha do tukajya kuri sol, tukajya kuri la, tukagaruka kuri do, tukajya kuri re mineur, tukajya kuri sol, tukagaruka kuri do. Uririmbye byagenda gute? Umunsi, uwo munsi, nabona ko ntagire kuri do. Umunsi do kabiri, manuraho igikumwe kabiri, cyane cyane kuri babandi bagitangira. Urumva ntago intoki zawe zirarupeja neza cyangwa ziragrata neza, wakoresha igikumwe. Umunsi, urabona manuye igikumwe kabiri. Uwo munsi, manuye igikumwe kabiri. Uwo munsi, kuri la naho manuye igikumwe kabiri. Mwiza sinza re naho manuye kabiri. Bibagirwa na rimwe, gasoreza kuri sol. Parti ya kabiri, nahuye n'uwo mwana, uri kumabona ngira ngo kuri gitari, sinari munsi niyarazi, turaramukanya maze numva yanyuze. Ngira ngo muri kumva ko imvura iguye. Ngira rero nk'uko nari maze kubisobanura, aya manota niyo ukomeza ucuranga, ndetse na kiriya gice kivuga ngo ndeka uwo mwana guhera kuri do, ndeka uwo mwana, urabona ko ndi kuri sol, nawe ngiye kurira, nawe ngaruka kuri do, kugeza re mineur. Hano ubu sinabona do, nakomeje kuvuga sol, la, agaruka kuri do, re mineur, sol. Noneho agace kandi gakurikiraho anakamelodi kakujyana kuri fa. Umurya wa kabiri ntawufashe, kabiri ntawufata mu nzu ya mbere, ubwo ndatangira ndafashe kabiri, ngafata ngongera nkawukubita ntawufashe, nkajya kwa kabiri mu nzu ya kabiri. Ngira ngo urabibona, mu nzu ya kabiri hano urabibona, gasubira kuwa mbere, ndi mu nzu ya kabiri hano ku mugozi wa gatatu, gasubira kuwa mbere, uwa kabiri nkawukubita ntawufashe, agaruka hano ku mugozi wa gatatu, atajya kuri fa, ateranya byose. Umwana yagiye hemi, agaruka kuri fa, ikasubiremo,
yagiye he kufa ajya muri do rwose icyama barakugarutse kuri re mineri nkongera kumubona sol asoreza kuri do uwo mwana ni yagiye he fa do rwose icyama barakugarutse kuri re ngera kumubona. Umunsi ntabwo igizwe n'ibintu byinshi, ushobora gukoresha ubu buryo cyangwa ukarupesha umunsi uwo munsi ijyana n'ijyana sinza ibagirwa agace ya wari wansabye rero ko twakubwiye umunsi ngira ngo ibi bizagufasha. Biramutse ubona hari icyo kindi nahinduraho wanyandikira muri komenti. Gubwa neza rero, reka isomo rikugwe neza.